Ni amakuru y'akababaro, amakuru y'ishamugongo, ni umubyeyi uri gukomeza gushengura abantu cyane cyane mu gisata cya sinema, benshi abakunzi ba filime bari gukomeza gushengurwa cyane n'uwo mubyeyi witwa Dafroza uri kubona kuri iyo sikirini yawe. Ni umubyeyi by'umwihariko wagize amahirwe, yabaga muri Australia ariko ibyamubayeho mw'abantu, yari umudiyasipora muri Australia ariko ibyamubayeho abantu benshi bari gukomeza kubigarukaho, nanone bavuga ngo tubaho ubuzima burangira. Ni umubyeyi by'umwihariko washenguye abadiyasipora b'abarundi baba muri Australia, mu bihugu bigiye bitandukanye, mu gihugu cy'u Burundi, abanyarwanda ba Australia, birumvikana bitewe n'ibyo uyu mubyeyi yakoraga. Donc wumve ingeri zigiye zitandukanye abantu bumvaga uyu mubyeyi bari gukomeza gushengurwa cyane n'ibyamubayeho. Nanjye ubwanjye by'umwihariko ndi umwe mu bantu bigeze kujya bakurikira ibikorwa byiwe, ngiye kuza kuba mu by'ukuri nakugezaho uburyo nyine uko yagiye donc biri gushengura abantu. Ni umubyeyi mu bihe byashize hari filime yigeze kugaragaramo mu gihugu cy'u Burundi, ni filime yitwa Kanyana. Iyi filime narayikurikiye, ni filime yari iryoshye pe, ni filime yari iryoshye sinzi ukuntu nabikubwira. Abantu benshi ni nabwo bamenye uyu mugore uri kubona kuri iyo sikirini, bitewe n'imikinire yiwe yakinnye ari umubyeyi muri filime, agaragaza ubuhanga bukomeye cyane. Ni umwe mu bagiteri bo ku rwego rwo hejuru bari muri iyi filime yitwa Kanyana. Narayikurikiye, ni imwe muri filime nabonye numva ndaryohewe, nararyohewe rwose, nararyohewe pe. Ni filime nziza byo ku rwego rutavugwa ya Mr Sami, nawe ni umukinnyi wa filime hariya mu gihugu cy'u Burundi, yakinanaga n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye abo ba Kanyana, kuko ni filime yitiriwe umuntu, ni umwactress nyine. Iyi filime yitiriwe, nk'uko no mu gihugu cy'u Rwanda tugenda twumva filime zigiye zitandukanye zitiriwe abantu, ngo Catherine, ngo Samantha, filime nk'izo ngizo nyine uba usanga zikitirirwa abantu. N'iyi filime niko yari imeze, ariko yari nziza byo ku rwego rutavugwa. Nabonye yarigeze no kugera mu gihugu cy'u Rwanda, ariko byanga byakunda kubera ko yabaga mu gisata cya sinema, byanga byakunda ashobora kuba yaraje nko guhura nabo muri sinema yo mu gihugu cy'u Rwanda bakina muri sinema nyarwanda, kuko hari abarundi bagiye batandukanye twagiye tubona mu mafilime y'abanyarwanda. Muri za filime za Kiramani hari abarundi bagiye bazanamo bigiye bitandukanye, nuko mbibagiwe, ariko murabizi ko buriya ikintu bita sinema hari ukuntu ibihugu byombi nyine bigerageza gushyira hamwe. Abantu rero baje kuza kuba wakwakira inkuru y'inshamugongo ko uyu mubyeyi bakunze muri filime yitwa Kanyana yatashye, bose bari gushengurwa cyane n'ibyamubayeho. Ni umubyeyi wari umaze iminsi aba muri Australia, ariho ashakishiriza ubuzima. Yari umudiyasipora, niho yaramaze iminsi yaragiye ashakisha ubuzima. Mu minsi mikeya ishize, abantu neza batunguwe no kumva inkuru y'inshamugongo ivuga ko uyu mubyeyi byarangiye. Icyamwishe kimeze gute? Ni umubyeyi ngo utatakaga umusonga, ni umubyeyi utari urwaye, ni umubyeyi nta kintu yataka, yari umubyeyi ngo muzima, nta burwayi, ngo ni umubyeyi wapfuye bitunguranye. Bagiye kureba basanga byarangiye hano, basanga byarangiye, nta burwayi. S'ilivupure nongere nsubiremo, nta burwayi yari afite, ntabwo yatakaga umusonga, nta yindi ndwara yari arwaye yo kumuhitana. Donc ni inkuru nyine yaje ari amayobera, bavuga bati se ko Dafroza atigeze arwara, ko mama Kanyana atigeze arwara, byagenze gute?
byagenze gute ngira ngo hariho bagiye bamwita ngo mama Gloria, mama Chance, nyine nawe byumve muri filime zigiye zitandukanye. Muganga, ayo ni amazina agiye atandukanye yagiye yitwa muri filime zigiye zitandukanye. Ko mama muganga atigeze arwara byagenze gute? Ni amakuru yayobeye abantu benshi, batangira kuvuga ngo ashobora ngo kuba yarozwe, kubera ko akenshi nyine umuntu yapfuye bitunguranye, nta ndwara ntiyari arwaye, reka da, habe n'umusonga yatakaga, reka nyine ukumva ngo birarangiye. Bumve ni agahinda gakomeye cyane, benshi bari gukomeza gutambutsa amakuru ameze gutya. Ariko kandi kimwe mu bintu abantu nanone bakwiriye kwitondera muri iyi minsi, mw'abantu mwe, umuntu w'iyi minsi ntabwo akomeye, nta n'igihe yigeze akomera. Umuntu aragendana indwara atazi, aragendana uburwayi atazi pe, akabugendana imyaka myinshi, igihe cyazagera ngo dusanze ngo byararenze inkombe, ngo dusanze ngo kanseri ngo yararenze igipimo, ugasanga ni uko nguko umuntu w'iyi minsi yibereyeho. Umuntu w'iyi minsi nta gukomera habe na gatoya. Indwara ziri intano, indwara ziri intano, ugasanga umuntu arwa izo ndwara zama imbere. Nyine umuntu ashobora kurwara indwara ikagenda ikura. Abantu bafite indwara mw'abantu mwe, niba ari mu minsi y'imperuka simbizi, none umuntu araryama bikaba birarangiye. N'abaheruza urugero hano mu gihugu cy'u Rwanda, hari inkuru mu minsi yashize, umugabo wakoraga mu butabera muri rumwe mu rukiko ruherereye i Huye, bagiye gusanga ahantu yatahaga iwe mu rugo, ubwo yarimo arerekeza mu masaha ya nimugoroba, bamusanga muri borodire byarangiye. Batangira gukora iperereza, batereka turebe ko yaba yarishwe. Ubwo nyine bakora byinshi bigiye bitandukanye, hari nabo bafunze, barakurikiranwa, bamwe bararekurwa. Hanyuma iperereza riza kugaragaza ko icyishe uwo mugabo ari stroke. Buriya mw'abantu mwe, sinzi nibyo bintu ndi kukubwira ngo turi kugenda n'indwara utamenya ngo bimeze gute. Kandi ubwo indwara yamufashe yari muzima, ariko aragenda muzira, indwara iramufata imutura muri borodire, barapima basanga ni stroke. Mumbabarire wenda kuba ntanzura urugero, wenda ba nyine bashobora no kuba wenda bavuga bati kubera iki gutya, ariko ni ukugira ngo numvikanishe ubu buzima tubaye. Si nawe gusa, n'abandi benshi, hari n'abandi benshi bagiye batandukanye. Nyine ugasanga abantu bari gupfa impfu z'amayobera, bagatangira kuvuga ngo ni amarozi, abantu bagatangira kujya he na hehe, kandi ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko nanone ntitwanakwirengagiza ko nanone uburozi nyine buriho, kubera ko tubayeho mu isi nshya. So nuko nguko uyu mubyeyi byaje kuza kuba byamugendekera. Benshi bari kuvuga ngo ashobora kuba yarogewe muri Australia, wenda na bagenzi be, wenda bamugiriye ishyari, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nyine urumva ibintu by'amarozi nanone ntibigira, ntabwo nyine ari ibintu nyine bifatika, usibye kuvuga ngo nuko nguko byagenze. Ariko ni umubyeyi, urupfu rwe ruri gukomeza guteza urujijo. Ngira ngo n'uyu Mr Sami yakinaga muri filime ziwe, yabohotse ajya ku rubuga rwiwe rwa Facebook, arangije aragira ati rest in peace. Birababaje umuntu kwitaba Imana atagwaye yiriwe akomeye. Ni ukuvuga ngo kuri uwo munsi apfa yiriwe akomeye, ameze neza. Ati urupfu ni rubi kweri, ati twakinanye hafi imyaka igera ku 10. Ati ruhuka mu mahoro Dafroza, udusize mu mabaro udasanzwe. Urumva ubwabyo iyi message uyu mukinnyi wa filime wo mu Burundi yatambukije, n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye mu Burundi bagiye bihanganisha imiryango. Ariko iyi message Sami yatanze bakinanye iyo myaka igera ku 10 yose, hafi 10, urumva ko yatanzemo details zose. Ati yiriwe ameze neza, nta kibazo afite. Ati tuza natwe kuba twatungurwa no kumva ngo uyu mubyeyi yatashye. So nuko nguko nibwo buzima tubayemo. Reka nsoreza handi abakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Abo mu muryango wa Dafroza bamumenye nka mama muganga, bamumenye
nka mama Gloria, mama Chance ndetse n'andi mazina menshi agiye akoresha mu mafilime agiye atandukanye. Mukomere, niko mu isi tumera. Abarundi ndabihanganishije, mu by'ukuri babanye n'uyu mubyeyi mama muganga ibihe binini birebire, so ndabihanganishije. Tuzongera guhura n'uyu mubyeyi mu gitondo cya kabiri cyo kuzuka, mwihangane. Hanyuma nsoreje aha, reka njyewe dukomeze tubane mu yandi makuru agiye atandukanye.